ese hari itandukaniro riri hagati y'ijuru na paradizo? Abantu bakunda kuvuga ngo tugiye mu ijuru, abandi ngo tugiye muri paradizo. Ni irihe tandukaniro riri hagati y'ijuru na paradizo? Kuki abantu benshi bakunze kubyitiranya? Reka tubisengure, tubyinjiremo, turebe aho ijuru na paradizo bitandukaniye. Ikaze rero none ku ijambo ry'umwimerere, Germain Muhirwa. Reka twinjire mu gitabo nanditse, tubisobanure amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijijwe n'ukwizera. Reka tuze turebe rero aho ijuru na paradizo bitandukanira n'impamvu abantu bakunda kubyitiranya. Duhere ku ijuru rero. Iyo tuvuze ijuru, abantu bose bahita bumva aho Imana iri, bakumva ko ari ijuru rimwe. Mu by'ukuri hari amajuru 10. Hari abamarayika, angels, archangels, hari powers, principalities. Hamwe wumva ngo imyuka ntiturwana n'umubiri n'inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'imyuka. Iyo myuka, principalities. Hakaza powers, izo ngufu zose. Hakaza intebe, hakaza abakerubi, hakaza cherubim. Noneho nyuma yaho akaba ariho haza bwa bwami bw'Imana hejuru ya bwose. Y'ubwo bwami bwose haza intebe y'Imana. Urumva ko twebwe tuvuze ngo ijuru duhita twumva nyine aho Imana iri, ariko hari ayo majuru, ibyo bice bigiye bitandukanye, aho abamarayika bari, aho iyo myuka mibiri, aho izo mbaraga ziri, abakerubi, abaserafimu, noneho hakaza ubwami bw'Imana. Urumva ko haratandukanye, hagiye hatandukanye. None rero ni gute dusobanura ijuru? Katwinjira mu gitabo turebe uko ijuru turisobanura, noneho turebe aho ritandukanira na paradizo. Ijuru bundi, iyo twumvise ijuru twumva ahantu Imana iri n'abamarayika bari. Ariko mu by'ukuri aho hantu nk'ahantu niho abakiranutsi bapfuye mu kwizera, barakiriye agakiza, bazabana n'Imana imbona nkubone. Nyuma y'urubanza, nyuma y'umuzuko wa kabiri, abantu bavuga nyuma yo kuzuka, nyuma y'urubanza, nibwo abantu bazaba bari kumwe n'Imana. Iryo ni ryo juru. Turebe rero ikibitubwira ni iki? Nuko aho hantu hazaba hari ibyishimo bidashira. Duhimbaza Imana, tubona Imana tuyibona imbona nkubone. Aho niho mu ijuru. Urumva ko bisaba kuba warizeye, warakira agakiza, uri umukiranutsi nyamukiranutsi, no nyuma yo kuzuka, nyuma y'urubanza, wacitse kujya mu muriro, akaba ari ryo juru uzajyamo kumwe n'Imana. Uyibona kayisingiza, uyibona imbona nkubone. Iryo ni ryo juru. Icyo gihe yaba ibyaha, yaba imibabaro n'urupfu ntago bizongera kubaho. Iryo ni ryo juru. Aho ngaho niho icyo gihe utazongera guhura n'ikintu bita icyaha, ikintu bita imibabaro, cyangwa se urupfu. Bizaba byaragiye nka nyomberi. Niho Imana izagushyira mu ijuru. Iryo ni juru. Ariko turebe nyuma, ndaza kwereka ko abantu tuvuga ngo reka ubwami bwawe buze nk'uko biri mu ijuru. Ariyo ya gahunda y'itangiriro y'Imana, uko Imana bishakaga. Imana yahaye ubutware Adamu kugira ngo akore ibiri mu ijuru nko mu isi, ariko tuzi ko yaguye. Yakoze U-turn. Yari afite icyerekezo cyo kujya imbere, we atangiye ateye intambwe ya mbere, Satani baramushutse na Eva, babasubira inyuma, bakora U-turn, basubira inyuma aho kujya imbere. Ni ukuvuga ngo ibintu byose twakagombye kumenya cyangwa twarakoze, tumeze nk'aho tutariho. Ariyo mpamvu Imana izazana rya juru n'isi bishya nk'uko tugiye kubibona. Iryo ni ryo juru rero. Abamarayika bari, ubwami bwose buri, iyo myuka mibi iri mu kirere twumva itugota, iri aho ngaho hejuru. None ariko hejuru ya byose hakaba Imana. Akaba ari aho hantu tuzajya nyuma ku bazaba baracitse urubanza. Imana twarekora gushaka kwayo, nayo ikatwishimira, ikaduha kuzajya muri iryo juru rya nyuma. Iryo ni ryo juru. Turebe paradizo rero. Paradizo hano ni ahantu abakiranutsi iyo bamaze gupfa bajya bagategereza. Mu gihe bategereje wa muzuko n'urubanza. Umuzuko n'urubanza birategereje. Muri aho ngaho muri abakiranutsi, ariko muri aho ngaho muri paradizo. Ikiri twemeza ni iki? Ibuka cyagiye Kristo
ariko umusaraba n'igisambo yarakibwiye ngo njye nawe mu mwanya uza turaba turi muri paradizo. Ibyo tubisoma he? Tubisoma muri Luka 23:43. Wibuke icyo gihe yaramubwiye ati mu mwanya uza kubera kwemera n'amagambo yavuze meza turaba turi kumwe muri paradizo. Iyo niyo paradizo. Ikindi rero ahantu ni hagateganyo abakiranutsi baba bari gukora bikubwiye mu gihe bazaba bategereje kwambikwa wa mubiri mushya. Abantu benshi bumva baririmba bavuga bati tuzambikwa umubiri mushya. Niho hantu rero bizagenda gute? Yasi nshya n'ijuru nshya bizaza. Benshi bibeshya ko bazaba bari mu ijuru bazamutse, ariko Imana yo gahunda yayo ya nyuma, icyo twita final plan y'Imana, gahunda y'Imana ya nyuma nuko ijuru uko rimeze ubu ngubu rigomba kuza ku isi, byose bigakorerwa ku isi. Nibyo bintu abantu batavuga, batabwirwa. Ubona Satani washyiramo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo akomeze ayobye benshi, ntibazamenye ibyo ari byo. Ariyo bya bindi Imana izasenya ikavanaho byose igakora isi nshya n'ijuru rishya. Urumva ko bari muri paradizo bose bazahita baza mu isi nshya izakorwa n'Imana ikazaza hano ku isi, aribwo tuzabona ya gahunda yo mu itangiriro na gahunda ya nyuma y'Imana, aho bizahurizwa noneho bigakora ya gahunda y'Imana yuko ubushake bw'Imana ari ukugira ngo ijuru rize hano ku isi. Ari no mpamvu dusenga tuvuga ngo uti reka ubutware bwawe buze bikorwe nk'uko biri mu ijuru bikorerwa hano mu isi. Mu gusoza rero nakubwira nti abantu iyo bavuze ngo reka ubwami bwawe buze bavuga iki? Ese baba bakina cyangwa ntabwo bazi ibyo bavuga? Ni ukuvuga ngo byatujemo nyine, ariko idini ryahumye abantu benshi amaso bakumva ko nyine iyo umuntu agiye biba birangiye ajya mu ijuru aho, cyangwa se akajya aho bategerereza, cyangwa se abavuga ngo bajya mu muriro, cyangwa se ahandi hantu bategerereza abakoze ibyaha cyangwa ariho bategerereza, mu gihe abandi bo bajya gutegerereza he? Muri paradizo. Urumva paradizo ni hahandi bategerereza wemeye, bakiranutse, bavutse mu bushya, ariko noneho ijuru rizajyamo abantu koko Imana izabona ko abakiranutsi bapfuye bizeye barakijijwe, noneho aho hantu akaro bazajya bambaza Imana, basenga Imana, babona Imana imbona nkubone. Urumva ko ayo majuru yandi byose bizavaho, isi n'ijuru bizavaho byose, noneho Imana izana ubwami bushya, ariho abantu bakoreye Imana koko bakoze ugushaka kw'Imana bazaba ari icyo gihe, ariko Imana izazana isi nshya n'ijuru rishya, noneho tubane n'umwami wacu, umwami w'abami Kristo Yeshua HaMashiach, tuganje twambaza Imana tuyibona. Imana ize muri twe, iba Imana yacu, natwe tuba abantu bayo ubuziraherezo. Ngayo nguko rero iryo niryo tandukanizo riri hagati y'ijuru na paradizo, ntabwo bikwiriye kwitiranwa. Ariyo mpamvu wumva ngo ya myuka itugota iri mu kirere nayo iri muri ayo majuru ariho muri ibi bihe. Ariko iyo umaze kumenya ijambo, waramenye kurwanya iyo myuka, winjira mu ijambo ukaryimariramo, noneho ya myuka ntibona imenera igakumirwa, kubera ko wamenye aho iri hasi, ntabwo iri hejuru. Hejuru y'iyo myuka hari andi majuru atuma tugera ku Mana yacu, tukayisenga, tukayambaza, noneho wayizera, ya myuka mibiri hasi igakumirwa, ntikubuhe ikugote. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Toda raba, tov meyod.